mbaze ku kibazo wenda usorejeho kuko cyaratrendinze cyane ikibazo cya Miss Muheto cyakuruye speculation nyinshi, comments nyinshi, abantu benshi bavuga ko babyumva ko bimeze. Ubundi wenda nuko tutabivuga cyane tudatangaza, ariko ni musoma itegeko rihari gutwara ikinyabiziga bisindisha birahanwa kandi bikugeza mu nkiko n'ibindi. Gusa birashoboka ko byarangirira garukira no mu bushinjacyaha bitewe no ku mushinjacyaha bibona, kuko no kugira inama nabyo no kuvuga ni bimwe mu byo bafitiye uburenganzira. Gusa nuko tutabivuga icyo rero mubaza nubwo bwa mbere ibyo byarakozwe n'igihe cya mbere byarakozwe, ntabwo icyo gihe bamuritse ngo tahe, ntabwo yigeze ari kurongo atahe agende, ntabwo byabayeho. Wenda nawe yazabibabwirira. Ni naho iyo nama yatangiwe, kandi iyi nama zarimo nuko atagomba kujya atwara ikinyabiziga bisindisha. Inama yari uko agomba kwiga gutwara imodoka akabona perima akayitwara ifite uburenganzira. Iyo nama zari zihari, kandi ni inama za kibyeyi, ni inama z'umwuga, ni inama duhora tuvuga, yenda siwe kubw'umwihariko tuvuga no muri rusange muri gahunda gira amahoro, ariko twumvikana aho turi hano. Hari amategeko ahari, hari amabwiriza ahari, hari polisi yashyira mu bikorwa, hari ingamba zihari zo kurwanya impanuka, hari ingamba zihari zo kwigisha abantu gusobanukirwa impamvu bagomba gutwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha ndetse bafite n'uburenganzira bwo gutwara ibyo binyabiziga. Ariko kubyumva no kubishyira mu bikorwa ni inshingano z'uduteze amatwi uwo tubwira. Igihe cyageze rero agahitamo kuteshuka, tuzajye twemera ko umuntu agomba kwirengera ingaruka, cyane cyane wagize amahirwe yo kwigishwa, gusobanurirwa, ukongera ukabirenga ukabisubira. Icyo gihe nyine birumvikana ko ibihano bizamuka bikagera ku rundi rwego rukwiriye rwema n'amategeko. Rero abantu benshi babyibajeho kuri Miss Muheto, ariko mu by'ukuri no kubivuga nuko twagira ngo dukureho urujijo n'intuze na speculation zari zihari. Nta yindi nyungu twari tubifitemo. Inyungu kwa kugira ngo dukureho speculation, kuko twabonaga ko abantu babyibazaho batangiye kuvuga ibintu babitwara mu zindi zitarimo, bavuga bati buriye ubwo ari umwana w'umupolisi we ntabwo azigera hanwa, buriye ubwo batangira kuzaramo ibintu birebire. Twagombaga kubishyira mu mucyo kugira ngo icyo kintu cyumvikane. Abantu benshi babitinzeho impamvu twabikoze, ariko byagombaga gukorwa. Ryari izina ubona rikomeye, izina ry'abastari. Ngira ngo hari n'abanyamakuru benshi ibinyamakuru bitandukanye bagiye banyandikira kuri iyo case agifatwa, sinagira icyo mbasubiza kuko igihe cye kitaragera. Ariko igihe cyaje turavuga tuti birakwiriye ko tugomba kubikora kugira ngo bikureho urwo rujijo. Ikibazo cy'ubusinzi mu rubyiruko ntabwo ari rwose, ariko n'abasinda buryo ubuzima bumwe niyo bwaba ari bw'umuntu umwe cyangwa babiri burahenze. Ntabwo bigaragara ko ari ikibazo kuko babaye benshi, bigaragaza ko ari ikibazo kuko hari ubuzima bw'umuntu bwo bwangirika. Kandi iyo tuvuze ubuzima, si ubuzima bw'umubiri, ni ubuzima n'ejo he hazaza. N'ejo he hazaza, kuko inzoga zirabata, inzoga ziguhindura imbata. Iyo ku muntu w'urubyiruko rero wumva ko afite imyaka myinshi imbere, birumvikana ko niba ari umwe cyangwa ari babiri ni ikibazo. Ntabwo bigombera umubare mwinshi, ntibigombera kuba ari umubare munini. Rero dufite inshingano. Burya amahitamo ntabwo dufite drinking governor nka speed governor y'imodoka, ntabwo dufite akagabanya umuvuduko wo kunywa ntitugafite. Bivuze ko ninde ugabanya umuvuduko wo kunywa? Ni nyir'ubwite wo kunywa. Ni umenya ngo buri muntu agomba kwiga kwipimira. Ariko noneho waba ufite ikinyabiziga aho bikaba byiza ko bibaye byiza washaka umusare, niko babisigaye babiri, washaka umusare inshuti akugeza mu rugo ukagera amahoro. Ariko noneho ibyo byose bikiyongeraho kuba twaye n'ikinyabiziga nta n'ibyangombwa ufite. Ibyo byose byagiye bigira
bikomeza ikibazo. Wenda uyu munsi yaza kuba afite perimi tuba tuvuga ikindi, ariko noneho kuba dafite perimi, kuba ari ugusubira icyaha, kuba yaragize amahirwe yo guhanwa akanigishwa, birumvikana ko ahari hasigaye no kurekera ubutare bakagira icyo gukora, nabo urundi rwego rurenze polisi n'ubushinjacyaha rukagira icyo rudufasha. Rero ahangaha ngira ngo ni byiza ko nagira inama, ikibazo kiba kiri mu nkiko gikurikiranwa, itangazamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga, abantu ku giti cyabo, tureke inzego zikora akazi kazo kuko bifite hano bihuriye no kugira ngo nubwo ari urugero rubi twese tugire isomo dukuramo, abafite abana tumenye ko tubarera, ariko si we gusa, hari n'abantu bakuru bashobora kwisanga muri ayo makosa yo gutwara. Ntabwo bashobora, barahari bayisangamo, wenda hari abo dufata bo batakoze impanuka ni benshi, ariko reka mbabwize ukuri, wenda uyu munsi ntitubavuga amazina ko bamwe ntimwamwamenye, ariko dufata n'abasitari benshi wenda ntibakora impanuka, akamufata yatwaye yasinze, agafatirwa ibihano bikwiriye, akikosora ubuzima bugakomeza. Umugore, abanyamuziki, ari aba mu mupira, bakina umupira w'amaguru, ari abari muri za komedi, turabafata, n'abanyamakuru barimo. Gusa mwebwe muri abana beza, niyo mumenye mumubikirana ibanga, mwebwe mubikirana ibanga. Gusa ntabwo mu by'ukuri kuko buri umunyamakuru twavuga ngo dufashe Peter Clever Nizeyimana ngo tuhite tubishyira ku karubanda. Gusa nidutangira kumva ko haravuga ngo ya buri burengero ntatuza aho ari, tuvuga ati rero reka tubivuge kuko turano bigiye gufata iyindi ntera. Ariko mu by'ukuri hari abanyamakuru bose bari turabafata, yewe n'abanyamakuru bakora ibitangazamakuru mpuzamahanga nabo turabafata. Yes, kandi bakora bimwe biminyamakuru biri serious ku buryo bamenye ko utwara ikinyabiziga wasinze akazi kabura. Burya twebwe mu Rwanda biracyashoboka ko watwara ikinyabiziga wasinze ugahanwa, wagaruka akazi kagakomeza. Ariko hari ibihugu drink and drive, gutwara ikinyabiziga wanyoye bisindisha, bikubuza akazi burundu ugasohoka. Nabo turabafata, ariko ntitubashyira ko tujya tubatangaza. Gusa bibaye ngombwa twabikora kandi nta tegeko twaba twishe. Rero ikibazo cy'ubusinzi ni ikibazo tugomba guhagurukira twese, ntabwo ari ikibazo cyahagurukirwa na polisi gusa. Ikibazo tugomba gufatanya twese, ababyeyi, itangazamakuru, ibigo by'amashuri, mu miryango n'izindi nzego bireba, kuko ntabwo usanga twebwe polisi ahubwo dutangira guhangana n'ingaruka z'ubusinzi. Ariko gahunda zatumwe resi yagiyeho nicyo yari igamije, yagira ngo igabanye umuvuduko w'abantu kunywa ibisindisha. Gahunda yo kugabanya amasaha yo gufungura utubari yari muri iyo gahunda yo guca uwo muvuduko. Gusa byumvikana ko akazi kagihari ko kwigisha, ariko mu by'ukuri twese dufatanyije. Naho ubundi polisi yonyine naba mbabeshye ko polisi yagabanya ubusinzi mu bantu no mu rubyiruko.